Ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndavuze ngo Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe aho muri hose. Abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Abari hanze y'igihugu cyacu ndavuga muri Afrika hose muri rusange, ndavuga muri Amerika, muri Aziya, ku migabane yose y'isi nashoboye kurondora, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Ndababwiye ngo happy new year, umwaka mushya muhire, umwaka mpya. Imana ibaho umugisha cyane. Ndanezerewe cyane kongera kubana namwe kuri uyu mwanya hano ho mumbona kuri mikoro za Manovara. Imana ibaho umugisha cyane. Amazina yanjye rero nkuko menyereye nitwa Kamashazi Hope. Nongeye gushima Imana ko maho umugisha wo kongera kuganira namwe. Ariko ndagira ngo nshima Imana ku bwanyu ko twongeye kubonana muri uyu mwaka. Ndashima Imana cyane n'ibyo gushimira Imana ko nongeye kugaruka kuri kamera za Manovara, kandi ndashima Imana ko nawe ugifite uburyo bwo kunkurikirana. Uwiteka ashimwe kukurinda. Imana yarakoze kukurinda, Imana yarakoze kundinda muri uyu mwaka kugira ngo twongere duhurire ku bw'ubuntu bw'Imana no murimo w'Imana. Ndashima Imana rero aka kanya ngiye kujya mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo munyemerere wowe ahuri unkurikiranye, nongeye kugushimira umwebwe ababana natwe abadukurikirana, abakunzi banyu natwe turabakunda mu izina rya Yesu. Namwe kandi muradukunda, turabizi, mujya mubitugaragariza, muraduhamagara, muradugandikira, ni ukuri turabibona. Imana ibaho umugisha cyane. Mwarakoze kubana natwe muhe bishize, n'ubu kandi dutangiye umwaka mushya wo kubana namwe ndetse w'umugisha. Munyemerere muri kano kanya tugiye mu ijambo ry'Imana, ntabwo turi mu kiganiro, ahubwo ndashaka ngo tujye mu ijambo ry'Imana. Hari icyo Imana yaganije umutima wanjye. Hari ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye, Imana isaba kugira ngo tugane. Ndagira ngo ure muri kano kanya unyemerere dusengane hanyuma twakire ijambo ry'Imana rikore muri twe. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana niryo ridukiza, niryo ritubohora, niryo ritugirira neza, niryo ritugira abo turi bo. Yesu ashimwe cyane. Niryo ryonyine twavugira tukumva turi fier yo kurivugira. Ni iri jambo nyine, ni Imana tuvugira. Aha niho twibustinga tukavuga ngo Mwami ushimwe ko waduhaye ubuntu bwo kuvugira, ushimwe ko waduhaye umugisha wo kuguhesha icyubahiro. Nyemerera aho uri, niba uri mu modoka, niba uri mu rugo, aho uri kuri mudasobwa yawe, kuri telefone, Imana iguhe umugisha, uce bugufi umutima wawe. Mwami Imana yacu, Imana itananirwa, Imana ishobora byose, Imana ihambaye, Imana y'agakiza keza, turagushimiye. Ndagushimiye ko ngiye kungirira neza nk'abandi kuri kamera hano za Manovara. Ndagushimiye ko ngiye kunyemerera Mwami kugira ngo nambutse ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, niryo ritugize, niryo ritugirira neza, niryo riduha umugisha, riduhumuriza. Aha kuri iyi si hari byinshi bijya bikubita imitima yacu. Nyiringabo Imana ishobora byose, kandi ijambo rya rikongera kambwira ngo rega kwizera kuzana no kumva, kandi kumva ijambo rya twumva ibintu bitandukanye mu binyamakuru, kuri social media, ni ibintu bitandukanye. Iyo tubikurikiye tukabyumva bijya biduhamura bikadutesha umutwe, ariko Mwami iyo dusomye ijambo ryawe riradusana, rikatugarura, rikatugirira neza. Niyo mpamvu mwakire muri kano kanya kugira ngo uvugane natwe. Niyo mpamvu mwakire Mwuka Wera w'Imana kugira ngo uganze n'imitima yacu. Uyu muntu nkurikiye ntabwo nzi icyo arimo kunyuramo uyu munsi, ariko reka ijambo ryawe Mwami rigende rimuhumurize. Reka utumire ijambo Mwami wanjye watumye wemera yuko nivugira hano hantu Mana, kugira ngo rigende rikore igitangaza ku buzima bw'Uwiteka. Mana ndakwingiza Imana ikomeye, rirundarunde Mwami wari umaze kujenjagurika, rirundarunde, rizana agakiza, rizana amahoro mu rugo rwa rumerewe nabi. Uwiteka rigarura ubuzima kuri wa rundi wari urwaye. Urakoze Mwuka w'Imana, nguhaye ikaze, ndakwakiriye kandi ndakwemere kugira ngo unkoreshe, ntaba ari njye ahubwo ari wowe ukora. Urakoze Yesu, urakoze kubyemeye, urakoze kuduhaye umugisha, urakoze kutugirira neza. Tuguhaye ikaze Mwuka Wera, tuguhaye ikaze ngo uganze imitima yacu, ijambo ryawe rikore kandi ridukorere. Urakoze kubyumvishe kandi bikoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha cyane. Rero murakoze kubana nanjye umwanya wo gusenga. Tugiye kujya mu mwanya w'ijambo nk'uko nababwiye. Hano hari amagambo akomeye Imana yavuganye nanjye n'umutima wanjye, anyemeza yuko twagomba kuganiraho. Hari amagambo meza Imana yameha hano mu gitabo, ni mu gitabo cy'Abami ba kabiri uhereye ku bice 6. Yesu ashimwe cyane. Ku gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 6, ndagira ngo ariho dusoma aya magambo, niho turi busanga ubutumwa bw'uyu munsi umwami Imana yamaye, yangiriye neza kugira ngo tuganireho, kandi ndakwizeza yuko hari ahantu uri buve, hari ahandi bikujyana. Ntabwo nkubwira ibyanjye, ahubwo ndakubwira ibya data, ndakubwira ibya Kristo, ndakubwira ijambo ry'Imana niryo riri bugufashe. Ushobora kuba aho ngaho umva udafite icyerekezo, ariko iri jambo riragufasha. Ndagira ngo rero ufata akanya, nukaba umunebwe wo gusoma ijambo ry'Imana. Niba uri hafi ya Bibiliya yawe, fata umwanya, nangwa se ujye gushaka umwanya nawe uryisomera ubwawe, wumve n'icyo Umwuka w'Imana arimo kuvugana nawe. Ndimo kukubwira icyo Umwuka w'Imana arimo kuvugana nanjye, ariko
ijambo kandi yanumye kugira ngo dusharingira ijambo. Ndabizi neza urahabwa umugisha. Reka dusome aya magambo mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 6 ure ku murongo wa 2. Haravuga ngo bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati dore aho tuba imbere yawe hatubereye hato, noneho turakwinginze reka tujye kuri Yorodani umuntu wese akureyo igiti twiyubakira aho kuba. Yesu ashimwe cyane, amen. Turajya gukomeza dusoma nk'uko mirongo ikurikira, ariko reka duhere hano ku murongo wa mbere aho dusomye ibice 6. Ijambo ry'Imana rivuga ku mukozi w'Imana Eliya twese turamuzi, ntabwo ari ubwa mbere umwumvise cyangwa se umusomye ku ijambo ry'Imana. Eliya ari umuntu wabanye n'Imana, ni umuntu wakoranye n'Imana ibintu bihambaye. Eliya ni umugabo w'umugisha Imana yakoresheje mu kiriya gihugu cya Isiraheli. Hari abagabo babiri Imana yakoresheje ibitangaza n'ibimenyetso, umwe yitwa Elisa undi yitwa Eliya, ariko Eliya yungu yari umugaragu wa Elisa. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ndi bujye muri iyo nkuru inyuma, ariko igihe cyarageze Eliya arataha, igihe cyarageze Eliya amukurwaho baratandukana, igihe kiragera Elisa asigara wenyine. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Nkuko hari igihe ujya ubana n'abantu ariko igihe kikagira mu gatandukanya, bishobora kuba byarabayeho mu buryo runaka ariko ntabwo mbizi, ariko icyo nzi neza muri iyi si ni ko hari igihe ubana n'abantu hanyuma mu gatandukana. Yesu nashimwe cyane. Elisa ngo nawe yabanye n'umugaragu w'Imana, ariko igihe kiragera baratandukana, ariko nibo bagabo Imana yakoresheje ibitangaza n'ibimenyetso, nibo abantu Imana yakoresheje imirimo ikomeye. Njya nezererwa cyane ijambo ry'Imana rivuga ngo Eliya yakoze byinshi ngo ariko Elisa we yakoze ibirushaho. Ni ukuvuga ngo Imana yacu ibasha gukoresha ibihambaye, ni ukuvuga ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Hari ibitangaza Imana yamukoresheje kuri Yorodani, igihe kiragera ibikoresha na Eliya. Yesu ashimwe cyane, Elisa, amen. Hano ho dusomye haravuze ngo bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati dore aho turi imbere yawe hatubereye hato. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Bagize iyerekwa aba bana b'abahanuzi, bagize iyerekwa bari kumwe na shebuja. Shebuja ni Elisa. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Bagize iyerekwa, ndashaka kukubwira ku iyerekwa ryo kwaguka. Gira iyerekwa ryo kwaguka. Yesu ashimwe cyane muri uyu mwaka, cyane cyane munde kukubwira ngo uhikaza muri uyu mwaka 2022. Ndagusaba ngo nicyo Umwami Imana nuvashize ku mutima wanjye, gira umutima wo kwaguka, gira umutima wo kubana n'Imana neza, gira umutima wo kwaguka, gira iyerekwa ryo kwaguka muri wowe, ubone ko ahuri ari hatoya ntunyurwe naho. Yesu ashimwe cyane. Aba bana bahanuzi bashanga shebuza Elisa, baramubwira bati databuja aho turi hano imbere yawe ni hatoya. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Bagize iyerekwa babona yuko ahantu bari hadahagije. Yesu ashimwe. Nanjye nicyo ndimo kugusaba, nicyo Umwuka w'Imana yansabye ngo nguganizeho 2022. Ese ufite iriherekwa muri wowe? Yesu ashimwe cyane. Niba iki birimo bikubyiganiramo, niba ikiri mu Rwanda nabyo mu mutima wawe, ni iriherekwa urimo watangiranye 2022. Yego 2021 hari ibyo wahuye nabyo, hari ibyo warwanye nabyo, hari n'ibyo wageze, hari n'ibyo wakivinze, hari ibintu wakire mu buzima bwawe, hari ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe, ariko n'ubu ndacyakubwira ngo komeza ugire iyerekwa kuko naho uraho ngaho ntago wahagije. Yesu ashimwe cyane. Abana b'abahanuzi babwira Elisa, baramubwira bati databuja aho turi hano imbere yawe ntabwo hahagije, birakeneye ko twaguka. Yesu ashimwe cyane. Ariko aba bana b'abahanuzi biko kari babandi bari barapinze Elisa, amen, bari baramupinze. Yesu ashimwe cyane. N'Imana yaje kumwemeza abo bana b'abahanuzi, no bamubwiraga ngo rega databuja ese ntabwo bizi ko shobuja agiye kugukurwaho. Abo ni babandi yababwiraga ngo iye ni muceceka ariko ndabizi. Yesu ashimwe cyane. Igihe kiragera rero Eliya amaze kumukurwaho, ibitangaza byari kuri Eliya bigaruka kuri Elisa. Imana imaze kumukoresha, imaze kumumwitero wa shebuja, abana b'abahanuzi nabo baramwemera. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo arundi rwego yagezeho bo bari batakibasha kugira ngo bamupinge, batari bakibasha kugira ngo bamuhakana, ahubwo baratangaye. Usomye inyuma mu byanditswe by'Imana bavuga ngo Imana ya Eliya ngiri kuri Elisa, ngo umwitero wa Eliya uri kuri Elisa. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Abo rero nibo bagarutse baramubwira bati databuja, bamaze kwikubita imbere ye, babona shebuja yagiye, babona n'Imana irimo gukoresha ibitangaza. Yesu ashimwe cyane. Bikubita imbere baramubwira ati databuja, baragandagaza bajya imbere ye, baramubwira ati ahantu turi ni hatoya, ntago
bidakwiriye, birakwiye ko tujya gushaka ahandi hantu. Yesu ashimwe. Bagiriye iyerekwa babona yuko ho bari hadahagije. Yesu ashimwe cyane. Ese wowe ufite iyerekwa muri uku kwezi kwa mbere twatangiye umwaka wa 2022? Ese urabona ahantu uri wowe hakwiriye? Ndagusaba ngo ugire iyerekwa. Yesu ashimwe cyane. Icyo ni Imana yambwiye kugira ngo tuganire 2020 igiye iyerekwa ryo kongera kwaguka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Barangije baramusaba, baramubwira bati databuja utwemerere tujye kuri Yorodani. Amen. Reka Imana ikwagure, Imana yongere yagura inzozi zawe. Yego ni byiza, hari ibintu wari wagezeho, hari ibintu Imana yakoreze mu buzima bwawe, ariko ni byiza ongera ugire indi yerekwa. Ese ufite irindi shaka ryo kongera gukorera Imana? Wa mukozi w'Imana we, ongera ugire irindi shaka. Yesu ashimwe cyane. Ongera ugire irindi yerekwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kandi ntabwo ari ukubibwira buri muntu wese. Aba bana b'abahanuzi ntabwo baribwiye abahisi n'abagenzi, ahubwo babibwiye sebuja Eliya, uwo nguwo. Yesu ashimwe, umukozi w'Imana uwo wabonaga imbere yabo, niwe babwira ngo databuja aho turi hano imbere yawe turabona ari hatoya, nawe gira ubwira, bwira Uwiteka Imana ikomeye. Yesu ashimwe. Na hundi muntu ngubwira ngo ubwire niwo ubishoboye, niwe ushobora kwagura imbago zawe. Yesu ashimwe cyane. Niwe ushobora kukugirira neza, niwe ushobora kugira ahandi yakugeza. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Reka dusome aya magambo ku murongo waho wa kabiri. Ku murongo waho wa kabiri havuga ngo noneho turakwinginze reka tujye kuri Yorodani, umuntu wese akure igiti twiyubakiraho kuba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Baramubwira bati twemerere databuja tujye kwiriba tuvome, twemerere tujye kuri Yorodani. Abaho ngaho niho hacibwaga ibiti, biragaragara ko ariho bagombaga gukura ibiti. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntabwo nzi igiti cyawe aho kiri, ni wowe uzi aho Uwiteka Imana Nyiringabo ashobora kugikura. Imana ya Isiraheli niyo ibizi kugira ngo ibashe kwagura imbago zawe. Baramubwira ngo tubabarire, twebwe twemerere tujye kuri Yorodani databuja, twemerere tujye. Baramubwira bati twemerere tujyeyo. Amen. Ndagira ngo nawe muri uyu mwanya, muri uyu mwaka, muri uku kwezi kwa mbere, muri iki cyumweru, muri uku kwezi no mu yandi mezi kugeza mu kwa 12 ubwira Imana ngo Mana nyemerera tubane, nyemerera tujyane. Na hari ahantu nadindiye, hari ahantu meze, hari ahantu nageze. Yesu ashimwe. Hari inzozi zanjye zapfuye, ariko nyemerera tujyane, nyemerera tujye kuri Yorodani tujye gushaka igiti. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo abana bahanuzi bashakaga igisubizo cy'ahantu bari yuko bariho batuye hari hatoya, ahantu bari kumwe n'umukozi w'Imana hari hato. Bashakaga igisubizo. Muri uyu mwaka rero nutuze, nuceceke kugira ngo Imana iguhe igisubizo cy'icyifuzo cyawe. Imana nituze kugira ngo ikugirire neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndabigusabiye, ariko biragusaba guhumuka, biragusaba kureba aho uri, biragusaba kureba ibikugose. Yesu ashimwe cyane. Nunyurwe n'aho uri, nunyurwe n'ibyo ukora, iyo business ufite nunyurwe nawe. Yesu ashimwe cyane. Wumve yuko ari ahandi hantu ushobora kugera. Niba urangura mu gihugu cy'u Rwanda, niba urangura muri Kigali, wumve yuko ari ushobora no kujya mu Bushinwa. Yesu ashimwe cyane. Niba hari amazu abiri wubatse, wumve yuko Imana ishobora no kugwa estate, wumve yuko Imana ishobora no kuguha umudugudu. Imana iguha umugisha cyane. Aba bana bahanuzi bagize amaso barareba, babona ntabwo hakwiriye, bagira icyifuzo cyo kuvuga ngo reka tujye gushaka ahandi hantu twaba, reka tujye gushaka ibiti kuri Yorodani. Babwira umukozi w'Imana ngo twemerere. Yesu ashimwe cyane. Bwira Imana yawe nawe ikwemerere kugirire neza, yihendahende, yibwira ikwagure. Yesu ashimwe cyane. Yihendahende ibane nawe, ijyane nawe. Ku murongo wa gatatu rero hari amagambo ajya nezeza cyane. Ku murongo wa gatatu haravuze ngo umwe muri bo aravuga ati ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati ye ndaje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Imana nibiguhaye yerekwa, niba usanzwe urifite, ariko niba utarifite Yesu ari guhe. Ariko icyo nzi neza abantu bose muri iyi si bakunze kugira yerekwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Umwe muri bo, muri aba bana b'abahanuzi, arangije amaze kubona yuko bagiye kugenda, ariko abona ko atari byiza ko bagenda bonyine. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nubwo yaragiye kubaka, nubwo yaragiye gushaka, nubwo yaragiye mu rushako kugira ngo yaguke, yagura imbago ze, mu kwaguka ndagira ngo utekereze cyane, harimo ibintu byinshi. Iyo ugiye mu kazi buryo uba wagutse, iyo ugiye muri mariage uba wagutse, iyo ubyaye imfura uba wagutse, iyo ubyaye wa kabiri uba wagutse. Yesu ashimwe cyane. Iyo Imana igutabaye ikakugirira neza uba wagutse, iyo Imana iguhaye umugisha, iyo Imana ikubakiye. Yesu ashimwe cyane.
Imana iguhaye inzu, iyi Imana yaguye imigabane yawe, Yesu ashimwe cyane, ibikwaguye, ni ukuvuga ngo buri rutambwe rwose wabasha gutera, niba watungaga abantu babiri ariko byibura ukabona ubasha no gutunga uwa gatatu, ni ukuvuga ngo uragutse, ubwo nawe uragutse. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo wibare muri uwo mubare w'abantu bagutse, ahimbazwe Yesu, haleluya. Umwe muri aba bana b'abahanuzi, ikintu cyanangaje kuri we agira amaso akomeye cyane, aravuga ati ariko turagiye, ariko ntabwo ari byiza ko tugenda twenyine. Amen. Uyu mwaka 2022 ni umwaka wo kubana n'Imana neza. Nakugira inama ngo ni umwaka wo kubana neza n'Imana, ukagira ihishirwa rikomeye, ukagira iyerekwa muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Uyu mwana w'umuhanuzi ava mu bandi, aragenda aribeta, aramubwira ati ariko databuja, ntago bikwiriye ko tugenda twenyine. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yego nawe Imana irakwaguye, ariko ndagira nkubwira muri uyu mwaka niba ufite gahunda yo gushaka, ndavugana nawe wa mukobwa we, ndavugana nawe muri umuna wanje. Uyu mwaka niba ufite gahunda yo gushaka ukubaka urugo, ukagira mariage, ndagira nkugire inama ngo ntugende wenyine, subirayo ubwira Uwiteka, kumbwira ngo Mana nsingende jyenyine. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngiye muri mariage ariko ntago nshaka kugenda jyenyine, kuko tubonye ingaruka z'abantu benshi bagenda bonyine basize Uwiteka, batamugishije inama, batamubwiye ngo haguruka tujyane, nk'uko uyu mwana w'umuhanuzi yavuye mu bandi. Haleluya. Abandi bo bagiye inama ngo reka tugende tujye kuri Yorodani, twishakire ibiti, twiyubakire. Yesu ashimwe. Twubake, tuba ahantu twisanzuye, twisanzuranwe nawe. Bivuga ngo hari bafitanye ubusabane na shebuja, ariko mugenzi waratekereza, aravuga ngo oya, ntabwo ari byiza kugenda twenyine, ntabwo ari byiza kugira ngo tugende twenyine. Ni byiza ko Imana iguhaye ubucuruzi muri uyu mwaka, ni byiza ko Imana iguhaye inzozi zo gukorera Imana, ukaba umukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndagira ngo ugire inama ngo wigenda wenyine, subira inyuma ubwira Uwiteka uti Imana ndashaka ko tubana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ni byiza kugiza urugendo rwo gusama no gutwita, kuko Uwiteka agiye kuguha kubyara. Haleluya. Ariko ndagira ngo ubwire Imana ngo Mana muri urugendo ntabwo nshaka kugenda jyenyine. Amen. Uyu mwana w'umuhanuzi yitandukanije n'abandi, aragenda aramwinginga, yikubita hasi, aravuga ati databuja, kwinginga harimo ibintu byinshi, nugutereta aramwinginga, aramuhendahenda, aramupfukamira. Reka nawe ngusabe upfukamira Uwiteka Imana, reka nawe ngusabe winginga Imana ku bwa mariage ugiye kujyamo, winginga Imana ku bwa business yawe ugiye kwaguka. Yesu ashimwe. Biraterwa n'iyerekwa muri wowe ufite, winginga Imana bitewe n'ibintu ugiye kujyamo. Haleluya. Uyikubita imbere ibwire ati Imana ntabwo nshaka kugenda jyenyine, nubwo nshaka kwaguka, nubwo nshaka kubyara, nubwo nshaka akazi Imana, nubwo ngiye kudepoza, ndakwingize ngo nusinge ngende jyenyine, oya nyemerera njyane nawe. Uyu mwana w'umuhanuzi yagize ikintu gitandukanye n'abandi. Ndagira ngo nawe umuntu utandukanye 2021 ubu umuntu udasanzwe muri wowe, womatane n'Uwiteka, ugira iyerekwa ku Mana. Yesu ashimwe. Wegera Imana, uyinginga, uyipfukamire. Nibigusaba kubyuka nijoro, ubyuka usenga Imana. Haleluya. Nibigusaba gufata amashengesho yasenge, ariko ubwira Imana ngo Mana singenge jyenyine. Uwiteka nyiringabo Imana, ufite abantu, ufite umuryango, urabizi nawe kuri umupapa ubyuka ugenda, urabizi nawe kuri umugore ubyuka ugenda, mu rugo hasigara aho ngaho. Bwira Imana ngo Mana nujye gushingura ikirenge cyawe mu rugo, Uwiteka Mana Israel singende jyenyine. Uyu mwana w'umuhanuzi aramwinginga ati databuja, ntabwo nshaka yuko tugenda twenyine, ndagira ngo nkwinginge ngo ubane natwe. Sebuja nawe aranje aramubwira ati ye ndaje. Ntabwo wajya imbere y'Imana wisabe ngo Mana ngwino ubane nanjye muri izi projet, ngo Imana iceceke. Ntabwo wajya kujya mu modoka ngo ubwire Imana ngo Mana amaraso yawe Kristo anwikire, iyi modoka ntabari njye ahubwo abari wowe uyijyamo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yinginga Imana, yinginga shebuja. Shebuja aramubwira ati ye ndaje. Abandi bari mu kigare, nkuko dutangiranye umwaka turi benshi, abandi bari mu kigare ngo turagiye tujye kuri Yorodani, kasita databuja yatwemereye. Yesu ashimwe cyane. Ariko arangije aribuka, aravuga ngo ntabwo ari byiza kugenda twenyine tutari kumwe na databuja. Nanjye ndakubwira ngo mwene data, ntabwo ari byiza ibintu wakora byose utari kumwe n'Imana, ntabwo byaba ari byiza. Ntabwo wabona umugisha, ntabwo wagira ahantu ugera, ntabwo Uwiteka atagufasha ukuboko, ntabwo wakwishoboza. Ndagira ngo ubwire wa mwana w'umukobwa we, izo nshuti urimo ntabwo Uwiteka Imana nyiringabo atabanye nawe yabasha kukugirira neza yuko utamupfukamiye. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo Imana yawe iyo igize ya mbere mu buzima bwawe ibasha kugucagurira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abantu bagiye ku Yorodani baca ibiti ni byinshi, barabiciye nibyo kugira ngo baguke biyubakira, ariko ntabwo byabahiriye bamwe. Yesu ashimwe. Ingero zimwe urazifite, nanjye nzindi ndazifite. Turi abantu turaziranye muri iyi si, duhana byinshi, tubona ibintu byinshi biduha
ndaguhamiriza yuko iyo utabanye n'Imana neza Yesu ashimwe, ariko unyumve neza bitavuze yuko kubana n'Imana utabasha guhora challenges Yesu ashimwe cyane, utabasha guhura nazo, utabasha kura n'ibintu biguhunyiza. Aba nabo bari mu rugendo bari kumwe na sebuja, ariko bagambirira kubaka, bagambirira kwaguka, bagambira kubana n'Imana neza Yesu ashimwe cyane. Ibyo rero ni urugendo tunyuramo nk'abakristo. Ndagira ngo nkubwira ngo nawe gambirira ibyiza Uwiteka arabana nawe, ariko ikibigushoboza ni ukwegera Imana ukayipfukamira, ukayinginga, ukabwira ngo Mana nahuye na byinshi muri mwaka byambabaje biratandukanye, arabahuye n'ibinezeza, harabahuye n'ibibabaza, harabahuye n'ingorane n'urupfu, ni byinshi amagorane kuri iyi si. Ubwanjye mfite ibyo nahuye nabyo, nawe ufite ibyo nahubyo wahuye nabyo, ariko ndagira ngo nkubwira ngo Imana yawe nubana nawe, Imana yawe nuyipfukamira izakugira neza. Yesu aguhe umugisha cyane. Reka dusome hano ku murongo wa 4. Ndimo nsatira umusozo, nago umwanya tuba dufite ari munini. Ku murongo wa 4 haravuga ngo nuko barajyana, bageze ku Yorodani batema ibiti. Umwe muri bo agitema igiti, intoreze irakuka igwa mu mazi. Arataka ati mbonye ishyano databuja, kuko ari nirano. Yesu ashimwe cyane, haleluya, amen. Kuko ari nirano, Yesu ashimwe cyane, kuko ari nirano. Yahuye na challenges, bahuye na challenges abana b'abahanuzi, bagambiriye kubaka nabi babwiye kuva hejuru, ariko noneho bageze kuri Yorodani, bageze hahandi bumva y'inzozi zisohoye. Yesu ashimwe cyane, bagezeho bagiye gutema ibiti. Yesu ashimwe cyane. Ngo nuko umwana w'umuhanuzi umwe muri bo yatiye intorezo, abandi bakura y'ibiti. Yesu ashimwe cyane. Ngo abandi bakura y'ibiti byabo kugira ngo bajye kubaka, ariko we ngo mu gihe akimara kujugunya igiti, igiti mu mazi, ngo intorezo yo irakuka ngo igwa mu. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ni ukuvuga ngo yasigaranye igiti. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo yasigaranye igiti, yasigaranye umuhini, ariko nyamara intorezo yamaze kugwa, igikoresho kizima nyacyo cyari cyamaze kugwa. Ariko bene data ngira nkubwire ngo hari ikintu umwuka w'Imana yahishura ubugingo bwanyu. Ntabwo intorezo ishobora kugwa mu mazi itabashe kunyeganyega, oya, bibanza kujegera hanyuma ikabona kugwamo. Ni ukuvuga rero ngo ibyakunyeganyeza hari Imana yo mu ijuru. Ndagira ngo utakambire Uwiteka Imana ikomeye. Yesu ashimwe cyane. Wenda se n'urugo rwa rujegajega, n'akazi kawe kajegajega, ntago byapfuye kugwamo. Intorezo ntago yapfuye kugwamo, ahubwo yarabanza irajegera, imaze kujegera iragwamo irarohama. Yesu ashimwe cyane, haleluya, amina. Ubwo mvuga gutya ibijegera, nawe ubona ibijegera. Yesu ashimwe cyane. Nibiki bijegera iwawe, nibiki ubona byajegeye, n'icyo ubona muri wowe n'abana bawe, mbese urabona bamaze kujegera, nibiki n'umutungo wawe n'akazi kawe, ese n'ubusabane bwawe n'Imana nabyo birajegera muri wowe, bikeneye kugira ngo usanga ubikwicira na wundi n'Uwiteka Imana ngene ngabo, haleluya. Uyu mwana w'umuhanuzi bimaze kuba gutya, abona yuko imaze kugwamo, arirukanka abwira sebuja, arayibwira ati Mana nabara, databuja nabara, iyi ntorezo yari nirano. Yesu ashimwe cyane. Nawe urabizi ko wubatse inzu ariko ni credit, ni nirano, ako ntagatirano. Urabona ko bicyamuna rigiye kugusatira, ni gusatira baratwara icyapa, inzu barayijyana. Ni ukuvuga urabusigaranye iki ya mafoto, ni ukuvuga iki, usigaranye umuhina ariko intorezo yagiye. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Urabizi ko utunze iyo modoka iri muri krediyo nayo ni nirano. Uwo mwana w'umuhanuzi amaze kubona yuko bimeze gutyo, asubira inyuma abwira sebuja, aramubwira ati nabara iyi ntorezo yanjye iguyemo kandi ni nirano. Ndamubwira iki, ndaca hehe, ndamuvuga iki? Yesu ashimwe cyane. Arangije sebuja aramubwira hano ku magambo ye hepfo, aramubwira ati ngwina hano. Yesu ashimwe cyane. Aramubaza ati se yahirimiye hehe, yaguye hehe? Arangije amutungira agatoki. Ndagira ngo ubwire ngo 2022 ndagira ngo ube umwizerwa ku Mana. Yitungira agatoki ubwiraho ikibazo cyawe kiri, yitungira agatoki ibwiraho intorezo yawe yacubiye. Yesu ashimwe cyane. Uyibwira uko byatangiye. Niyo ari mugo bitagenda neza, tumenya kwirarira ku bantu tukigira beza, ariko imbere y'Imana ndagusaba ngo ujye umuntu urambuye byose. Yibwira amafuti wagiriye imbere y'Imana. Yesu ashimwe. Niba ari ubusabane wari ufite n'Imana kabujegera, haleluya, kuko ndakubwiza ukuri ntago bishobora kurohama, bibanza gukuka. Intore zibanza gukuka ikajegera, hanyuma ikazatakara mu mazi. Ni hande tujya kumva ngo umuntu yari yubatse urugo rurasenyutse, ni hande tujya kumva ngo umuntu yatarugo, ni hande tujya kumva ngo inzu za cyamuna, ni hande byarabanje kudogera, byarabanje kujegera, ariko uyikwikira arahari. Mfite amakuru meza, haleluya. Ndaguhumuriza nkubwira ngo ukwikira arahari, haleluya. Niba bijeregera ntacyo bitwa, ujye ukurikirana
kuganira ijambo ry'Imana akakanya uri kwikiranye nyiri ijambo uyu nguyu ndimo kuvugira Uwiteka arabikwikira. Yesu ashimwe cyane. Wowe icyo ngusabye ni amakuru meza gusa, jya ku Mana yawe upfukamira. Uyu mwana w'umuhanuzi ntabwo agiye muri bagenzi be ngarira boroga avuga ati nimuntabare nimumfashe nimupfundikanye zana agakoni kawe nawe zana igiti cyawe tubanze dukurure. Ahubwo yaragiye abwira shebuja aramubwira ati databuja nabara, ntacyo nabwira umuntu natiye, ntacyo nabwira banke, ntacyo nabwira umuntu natiye n'aka kambaro nambaye, ntacyo nabwira umuntu. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Yamaye akazi aranyizera ngirira icyizere, none biranza nibivuyemo ndamubwira ngo iki twe twose n'udutirano, utwo n'udutirano twigwizaho muri iyi si, ariko umuntu wabasha kudutabara. Yesu ashimwe ni Uwiteka Imana nyiringabo wenyine. Uwo ni wo ngusaba ngo umwinginge umupfukamire umubwire tudere iyi nzu iri muri kredi n'agatirano, umubwire tudere ikubimeze ukungu ntago nabirondora, dore iyi business kuba nyirimo n'agatirano. Yesu ashimwe. Nagiye muri banka n'abaru Uwiteka ngirira neza Mana, uru rugo nicayemo Uwiteka nyiringabo ngirira neza aho bijegera nawe urahazi. Imana yacu ishobora kubikwikira. Yesu ashimwe. Niyo makuru meza ngufitiye ku musoza w'iri jambo. Aranje aramubwira ati ngwine nyereka aho yaguye, arahamwereka ntago yamukwepye. Yesu ashimwe cyane. Yamubwije ukuri ati naha byarenge aho byapfire nawe urahazi, aho bipfira urahazi. Ukeneye gushaka Imana, ukeneye kwegera Imana, ukeneye kubwiza Imana ukuri. Yesu ashimwe cyane. Uyibwira iti nuko bimeze n'ubugoryi bwanjye n'ubu amafuti yanjye narasenga gasenga naragukorera gasenye ugukorera. Yesu ashimwe. Nsigaye ndi umwambuzi, nsigaye ndi umubeshi, nsigaye ndi umusambanyi, ndi umwicanyi, ndi umugambanye, nsigaye nakita ku byawe Mana. Naha byapfiriye, iyi nyatsi irimo kuza mu byanjye naha yapfiriye. Bibwira Imana yibwiza ukuri. Yesu ashimwe cyane. Amakuru meza ngufitiye nuko intore zitaheze. Amen. Ntabwo yaheze. Uyu mwana w'umuhanuzi amaze kwegereza Yesu umukozi w'Imana, umunyamavuta, umunyembaraga, kuko yarazi ko wabikuramo. Wowe ndakubwira ngo shaka Uwiteka arabishoboye. Aramubwira ati nyereka aho yarengeye. Amaze kumwereka aho yarengeye arangije aramubwira ati zana icyo giti, ngo barayikurura irareremba. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Reka Imana ikurura ibyawe birerembo bifate. Yesu ashimwe. Aramubwira ati yisingire. Amen. Aramubwira ati yisingira, singira iyi norezo, yisingire mu izina rya Yesu. Nanjye ndagira ngo nkubwire ngo muri uyu mwaka ibyawe byajegeraga, intore zawe yaguye, hari Imana igiye kuyizura. Yesu ashimwe. Hari Imana igiye kuyikura mu mazi aho yarembereye. Aya mazi asobanuye iyi si. Iyi si imira ibintu byinshi, imira umugisha wacu, imira imbaraga zacu, imira ubuntu bwacu, inzozi zacu, ibyo twari dutwite muri cye inzi gashaka kujya ibitwikire. Sosiyete turimo igize igatwikira ibyawe, ikaburizamo inzozi zawe, igashaka ngo ikwice. Abarozi Satani n'abadayimoni bagahaguruka kugira ngo bakunanize. Ariko ndagira ngo ubwire ngo niba inereze y'umwana w'umuhanuzi itarahezemo, haleluya, Imana yacu ije kuzura ibyawe. 2020 Imana izura inorezo yawe, Imana irerembeshe hejuru yifate. Yesu ashimwe cyane, haleluya, haleluya, haleluya. Ntacyo bitwaye nubwo yareremba, nubyiteho irareremba ariko urayifata. Abantu baguseka, abantu bagukwene, batese uriya waravuga ibikese, uriya warabona byakunda, inzozi afite zikomeye zimeze gutya arabona yabasha kuzigeraho. Yesu ashimwe cyane. Ariko nagira ngo ubwira ngo uyu mwana w'umuhanuzi kuri finale yabonye inorezeyo, ntago yakozwe n'isoni. Yabonye inoreza ayisubiza kwa nyirayo, ntago yakozwe n'isoni kuwa mutije. Haleluya. Nanjye niko ngiye kukubwira, niko nguhamiriza, ndakubwira ngo ntago uzakorwa n'isoni. Yesu ashimwe cyane. Ntago uzakorwa n'isoni kubw'inzurimo, ntago uzakorwa n'isoni kubw'abana bawe, ntago uzakorwa n'isoni kubwa minirivare, ntago uzakorwa n'isoni kubw'ubuzima bwawe, ntago uzakorwa n'isoni kubwa wundi mwagiranye amasezerano, ntago uzakorwa n'isoni mu rugo rwawe, ntago uzakorwa n'isoni. Ineroze yawe nirerembe. Ndagutegetse mu izina rya Kristo, ubuntu bw'Imana bituma ibyawe bireremba, maze ubisingire mu izina rya Yesu. Akira umugabane wawe mu izina rya Yesu, akira igishoro cyawe mu izina rya Yesu, akira kugirirwa neza muri uno mwaka, akira umugisha wawe mu izina rya Yesu. Nk'uko uyu mwana w'Imana, umwana w'umuhanuzi atakozwe n'isoni mu gihugu cy'iwabo, atakozwe n'isoni muri bagenzi be, nawe ntabwo uri bukorwe n'isoni muri sosiyete, nawe ntabwo uzakorwa n'isoni mu muryango w'iwanyu, ntabwo uzakorwa n'isoni mu muryango washatsemo, ntabwo uzakorwa n'isoni muri ako kazi urimo. Nubwo ubona hari intambara, hari imiyaga, nubwo ubona bijegera binyeganyega, nubwo ubona bidakwikiye, Imana yemwe igiye kubikwikira. Haleluya. Icyo ngusabye ni ukubwira nyirabyo, icyo ngusabye ni ukubwira ubikwikira, icyo ngusabye ni ukubwira ubirema. Haleluya. Yesu ashimwe. Nubwira abana b'abantu ntacyo bakumarira, nubwira inshuti zawe ntacyo zakumarira, wowe fata umwanya wawe usenge, egera Imana niyo nkubwira. Haleluya. Aba bana b'abahanuzi babonaga shebuja, niwe warashizwe imbere yabo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ariko baratabarwa. Uyu mwana w'umuhanuzi ntiyakorwa n'isoni
isoni, aragenda nawe barubaka baraguka. Yesu ashimwe, kuko ijambo ry'Imana nyiraka ngo baragiye, amaze kuyifata yasubiye. Haleluya. Ni ukuvuga ngo yajyanye n'ibiti bye, ni ukuvuga ngo yajyanye n'umugisha we, ni ukuvuga ngo yakuyeyo umugabane we, yakuyeyo gakondo ye, yakuyeyo ubuzima bwe. Haleluya. Ndavugana nawe wari mu bitaro, wowe ubona ko ubuzima bwawe bureremba, ubona yuko buri hejuru y'amazi, ubona yuko nta minsi ufite. Ndagira ngo kugira ngo Imana y'Isiraheli ije kugira ngo ikurohore, ije kugira ngo irohore umugisha wawe. Wowe mu muryango wabonaga mudahuje, mufite amakimbirane y'imiryango yanyu, mufite amakimbirane y'imitungo, mufite amakimbirane, mu izina rya Yesu ndagira ngo ubwira ngo Imana yacu ize kubikuraho, Imana yacu ize kubirohora, Imana yacu ize kubitunganya. Haleluya. Uyu mwana w'umuhanuzi aratabarwa muri uyu mwaka, nawe utabarwa muri uku kwezi, nawe utabarwa mwaka utaha, nawe utabarwa 2025, nawe utabarwa 2023, utabarwe muri uku kwezi. Haleluya. Utabarwe mu kwa kabiri, utabarwe mu kwa gatatu, utabarwe mu kwa kane, utabarwe mu kwa gatanu, utabarwe mu kwa gatandatu, utabarwe mu kwa karindwi, utabarwe mu kwa munani, utabarwe mu kwa 9, utabarwe no mu kwa 10, utabarwe mu kwa 11, utabarwe mu kwa 12. Haleluya. Winjira mu mwaka ufite ubutsinzi. Yesu ashimwe cyane. Imana ibaho umugisha abavandimwe. Ndagira mbabwira ngo muri uyu mwaka ni umwaka wo kubana n'Imana neza, ni umwaka wo kugira iyerekwa rikomeye, ni umwaka wo komatana n'Imana, ni umwaka wo kubwiza Imana yawe ukuri. Yesu ashimwe cyane. Wakwiyoberanya ku bantu, ariko Imana yo yibwiza ukuri, yibwira aho bitameze neza. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Yije imbere babwire, imbere y'Imana yibwiza ukuri. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Reka somere ku murongo uherukayo. Aravuga ngo ahera ko atema igiti agitera mu mazi, inorezo irareremba. Aramubwira isingire, urambure ukuboko. Arambura ukuboko arayisingira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Arayisingira, abona icyo yashakaga, abona icyo yaragambiriye ku Mana. Inzozi zazigeraho, nawe araguka, nawe ajya mu bandi, nawe arubaka, nawe agira inzu, maze baraguka kuko bishakaga kugira ngo babane na Elisa, ariko bagutse. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nanjye ndagusenge muri kano kanya ngo waguke mu izina rya Yesu. Nanjye ndagusenge ngo waguke mu buzima bwawe. Nanjye ndagusenge ngo singira ibyawe, singira amafaranga yawe, singira umugisha wawe, singira umubano mwiza, singira inshuti nziza, singira gakondo yawe, singira visa zawe, singira passport zawe, singira ingendo zawe, inzozi zose ufite, singira business yawe, singira abana wowe ushaka kubyara mu izina rya Yesu, singira mu izina rya Yesu, singira umudugudu ushaka kubaka, bisingire, singira etage yawe, singira ibyo ushaka kugeraho. Ngewe ndavuga ibyo numva kubwirwa n'umwuka w'Imana, ariko wowe nawe inzozi zawe urazizi. Ndagira ngo bisingire mu izina rya Yesu. Nuko ijambo ry'Imana rirambwira hano ku musozo ngo arambura ukuboko ko arabisingira. Nawe ndagira ngo urambure ukuboko kwawe ahuri, ndagira ngo urambure ikiganza cyawe ahuri. Yesu ashimwe cyane. Maze usingira ibyawe mu izina rya Yesu, usingira ubuzima bwiza, usingira ababyeyi beza, usingira abana beza, usingira igihugu cyawe cyiza, usingira umusaruro wawe mwiza, usingira umusaruro ukwiriye. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Iryo ni ryo jambo nashaka kubagezaho. Ndagira ngo dusenge Imana dusoza. Ndagira ngo dusenge Imana dusoza muri kano kanya. Ariko ahuri nawe ushaka kwegera Kristo, ndagira ngo wegere umwami wawe nk'umwami n'umukiza. Ushobora kuba unkurikiranya aka kanya kuri iri jambo, wenda utarakizwa, ariko aya magambo akugirira umumaro. Wegere Imana, niyo yagushoboresha. Wegere Imana, niyo yazura ibyawe. Nawe hari ibyo ubona bikagucanga, ugerageza gukora bikanga, ugerageza gutera imbere bikanga, ibyo ushaka nubigeraho, inzozi zawe nizigeragwaho. Ariko nagira ngo ubwira ngo ni wisunga Imana, hamwe nanjye nawe tugasenga Imana, Imana yacu izabikugezaho. Haleluya. Ukiri muzima, ugifite imbaraga, ntugacike intege, ugihumeka ntukagira ubwoba. Imana data wa twese ifite ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Nubwo societe yaguca intege, wowe wicika intege, Imana data irahari. Yesu ashimwe cyane. Ikibazo ni ukubwira abana abantu ntacyo bakumarira, ariko wowe bwira Imana yawe, yisingire, yipfukamira, yishake ku manywa na nijoro. Icyo bigusaba igikora, ariko ushaka Imana, uyibwire ngo Mana ndashaka ko bihinduka, bifite iyerekwa iriniri, kuki bitagerwaho, kuki bidakunda, kuki bidashoboka. Imana yacu irabishoboye, Imana ya Abraham irabishoboye. Ndagira ngo dusengane muri kano kanya, kandi wizere ijambo ry'Imana. Iri jambo rigukorera inorezo yawe, uko byarerembaga wibyitaho, uko byahungabanaga witaho, uko niba yaraguye, Imana yacu ishobora kongera kubizura. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu irabishoboye kongera ikabigaruka bigira bizima. Iyazuye Lazaro yabuzwa n'icyo kuzura ibyawe, iyazuye abapfuye yabuzwa n'icyo kubazura, yabuzwa n'icyo kuzura ibyawe, iyagaruye umwana w'ikirara yabuzwa n'icyo kugarura ibyawe. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana ryizera, wirigira nk'imepapuro, wigira nk'ikinyamakuru, ahubwo ryizere nk'uko riri. Ndagira ngo dusengane aka kanya rero. Zamura ibiganza byawe, wizeze umutima wawe.
Mana data mu izina rya Yesu, data ndagushimiye kubwira ijambo ryawe akakanya, ndagushimiye kubw'abana bawe Kristo bakurikije ijambo ryawe. Mana mbabwira ijambo ryo kugirekwa muri uyu mwaka 2022 mu izina rya Yesu. Kandi mwami Imana ishobora byose, icyo washyize ku mutima wanjye nicyo mbabwiye. Uwiteka ndasabye kugira ngo ubagirire neza. Mana wagura imbago zabo 2022, ubagirire neza, ubaha umugisha Uwiteka Imana Nyiringabo. Nubwo abana b'abahanuzi bari mu rugendo rwo kwiyubaka, rwo kwaguka no gutera imbere, ntago babuze guhura na challenge, bahuye n'ibibi bahunyuza, ntago yarazi ko intore ziri bugwe. Hari igihe tugambirira ibyiza tukesanga byadukomereye imbere, ariko mwami ntacyo bintwaye kuko watabaye uri mwana w'umuhanuzi, ubwo atakozwe n'isoni muri bagenzi be, ubwo atakozwe n'isoni uko aho yatiye intorezo, ubwo atakozwe n'isoni muri esese yatwe mwami, niko natwe tutazigira dukorwa n'isoni, niko tutazigira tunanirwa muri iyi si, niko tutazigira dukorwa n'isoni mwami. Aho twatiye ibintu bitandukanye, aho twagiye muri za banke, aho twagiye muri za credit zitandukanye, Uwiteka ibitirano dufite ni byinshi, ariko ntacyo bitwaye mwami Imana. Uyu mwana w'umuhanuzi ntago yakozwe n'isoni, yirukanyire kuri shebuja Elisa Nyiringabo Imana ishobora byose. Data natwe tukwirikiyeho mwami Imana, ni wowe duhungiyeho Nyiringabo Imana. Reka utere umwete mu mutima, reka uzane imbaraga zo gusenga, reka uzane imbaraga zo kugushaka, niko nanjye mbasengeye mwami. Hano mu isi ntago byoroshye, abana b'abantu ntago babishobora, niyo twahungira kwa ntacyo batumarira, ariko ni wowe ubishoboye mwami Abana. Ni wowe washobora kuzura intorezo, ni wowe washobora kuyikwikira Mana, ni wowe washoma mwami Imana ushobora byose, watuma itongera kunyeganyega, ni wowe watuma itongera mwami Imana gukuka, kugira ngo ibintu bikomeze bijye imbere. Uwacuruzaga ajya imbere Mana, uri mu rugo bigende neza, utabyaraga byare Kristo, utagendaga agende mwami, utarufite akazi nakabone mu izina rya Yesu Kristo. Abatigaga reka bige, bajye muri za kaminuza, abandi babone za masters, abandi babone za PhD mu izina rya Yesu. Buri wese nk'uko afite inzozi, abafite inzozi za mariage, nukunde ko bagenda bonyine mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwana w'umuhanuzi nuko yavuze, yaravuze ati databuja nyemerera tujyane, nibwo biri bigende neza. Nanjye ndagusabye mwene data, nujye mu rushaka utajyane n'Imana, nujye gucuruza utayibwiye, nujye mu nshuti zawe utayibwiye, nufata urugendo utayibwire, nujye kwa muganga utayibwiye, ndajya nkubwira ngo Imana yacu irashoboye kubikora, irashoboye gutabara. Impamvu umwana w'umuhanuzi yagize icyerekezo nuko yagize impungenge ahari muri we, aravuga ngo ahari so wenda bitagenze neza, ninde wadutabara? Nawe ndakugira inama mwene data, kugira ngo Imana yawe uyigire iya mbere mu buzima bwawe. Mana urakoze, iri jambo reka ribakorere, iri jambo niribazure, iri jambo niribatabare, basingira ibyabo Mana. Ndakwingiza Uwiteka nk'uko amafareremba hejuru Uwiteka bamaze kuyaroba, ndakwingiza ngo urebe ibyabo, ureme ibitangaza Mana, ureme amahirwe Nyiringabo, ureme amashimwe muri twe mu izina rya Kristo. Mana ishobora byose Nyiringabo, nk'uko amafareremba Mana, ariko ibitangaza bireremba, ariko ineza yawe ireremba. Buri wese asingire mice, buri wese afate mice, buri wese afate icyo mu izina rya Kristo. Uko mwami Imana igira neza, wagire neza abana bahanuzi, niko sengeye abantu bawe, niko sengeye umugore udukurikiye, niko sengeye uyu mugabo, niko sengeye uyu mukobwa, niko sengeye uyu murwayi, uyu nguyu byacanze, uyu ubona bikomeye, ubona nta gisubizo, uyu watakaje akazi, uyu watakaje ibyiringiro, abona abana bataziga. Mwami Yesu w'i Nazareti, iyo ni interezo yacubuye, mwami wanjye yikureyo, reka irerembe mwami Imana, utanga akazi muri we, utanga ibyishimo mwami, utanga amahirwe. Uwiteka Imana Nyiringabo, ndakwingize Kristo, ugire neza buri wese. Urakoze nshuti nziza, urakoze Imana y'amahoro, urakoze kuduhaye umugisha. Ntago tuzakorwa n'isoni kandi tugufite mwami, ntago tuzashoberwa kandi tugufite Nyiringabo, ntago bizatunanira kandi tugufite. Uko mwami Imana yacu, ni wowe twitwaje, ni wowe tubanye nawe muri urugendo, ni wowe tubwiza ukuri, ni wowe tubwira uko bimeze n'amafuti twagize, ni wowe tubibwira Mana, ukatubabarira ibyaha, ukadusubiza mu rugendo nubwo duhura n'ibihinyuza. Ariko mwami Imana, ndasenze Nyiringabo, uyu mwana wawe yamaze gucika intege, yamaze kunanirwa, yamaze kubivamo, arabona bitacyoroshye. Mwami muhimbaraga, umukomeze Yesu, akomeze kujya mu rugendo. Urakoze Uwiteka, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Urakoze icyubahiro n'ikibi cyawe mwami, tukuvugirije ubundu mwami, tugukomeye amashyi mwami, tuguhaye icyubahiro. Urakoze Mwuka Wera w'Imana, wowe ugiye gutuma bireremba, iri jambo riremere benshi, iri jambo rikorere benshi, kugira ngo izina ryawe Mana rihabwe icyore muri twe. Urakoze ndagushimiye kandi guhaye icyubahiro, ni mu izina rya Kristo, amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Shalom.